yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari tumaje gusiga Joe ubwo yanze kuba yajya kureba umwana we, aho barimo baramushyingura. Ubwo ngubwo yahise yiyumvisha ko umwana we ameze neza, ahita abyihorera kuba yajyayo, avuga ati byari byo byose umwana wanjye ni mutaraga ni muryerye. N'umushoferi wari ugiye kuba yamutwara nawe yikomereje utyo, dore ngo arasigarana nandi, yasigaranye na Eze basigarana barimo bararebana. Ubwo Eze atangira kuba yabaza ati se Joe we, none se ubundi wari ugiye kuba wareba Suwani mu biki, wamwihoreye ubundi? Undi agatangira ati rero nuba ari uko nguko n'ubundi numvishe ameze neza, nta n'impamvu yo kuba najya kumureba. Nibyo koko, reka mbe nareka kuba najya kumureba. Icyambere nuko numvishije ko umwana wanjye ameze neza, ahubwo uriya mugabo sinzi ibintu byose arimo arapanga icyo bigamije cyangwa se icyo arimo arashaka. Sinzi impamvu arimo arapanga bino bintu, sinzi icyo bigamije. Ubwo n'umugore nyine ntakamenye ko umwana we yapfuye, akagira ngo ari kumwe n'umuntu muzima. Ubwo Eze yise atangira gukoma umwana we ati kora akazi wa cyana we. Ubwo Eze nyine niko yakomye umwana ati kora akazi wowe, murabure umuvange mu bitekerezo. Umwana nawe yise avuga ati okay, reka nze nkwereke ukuntu babikora. Ubwo niko umwana yise atangira kuba yavuga ati mama, none se waretse tukaba twajya muri Amisoni Park akaba ariho twigira, hari ibirenze cyangwa se hari iribi mama? Umwana nyine yatangiye kuba yamubwira amureshyareshya kuko ari umwana ntabwo yabyanga. Undi nawe yise avuga ati ntari bireka tujyeyo, ntari bireka twigireyo rata mwana wanjye. Ubwo nuko nguko nyine undi yise atangira kuba yamubwira ati ntaribi. Umugabo nawe ati tugende. Tayari uno mugore se ibi bintu arimo arishoramo ko bitari buze kuba byamugwa amahoro. Ubwo niko bagiye muri Amisoni Park, umugabo nawe ari aho ngaho byamucanze. Ubwo nibwo batangiye kuba bamubwira ati none se uwo ni musaza wa Joe. Agatangira kuba yavuga ati none se na n'ubu ndi kwibaza impamvu Joe atarimo arafata telefoni yacu, yanazimije telefoni ye, ntashaka kuba yayishyiraho, sinzi impamvu. Ibi bintu byose arimo arabikora. Ubwo Anaya nawe ari aho ngaho, dore wa mukobwa Anaya, umugabo nawe nuko nguko arimo arareba. Ibintu biracanganye, ibintu birarenze, amazi yarenze akanogo. Dore umugabo yatangiye kuba yakibuka iminsi yabo y'urukundo, ukuntu babaga barimo bariruka, umugore Joe ndetse n'umwana wabo Suwani. Ubwo umugabo yitangiraga kuba yavuga ati Suwani we, ndagufata njyewe, njye ndagufata. Ubwo umwana akirukanka, mama wawe yabitambitse, ubona ko ari umuryango wishimye, ibintu bari kubishyira ku rundi rwego. Ariko ubu aho bari ibintu ntiwamenya aho birimo birabarizwa. Ubwo nuko nguko umugabo yavugaga ati nushaka wiruke ndagufata. Umwana nawe disi ubona ko yishimye, ibintu bimeze neza. Ariko ubu ngubu nyine umwana yaciyeho umugabo n'ibyo bintu arimo aribuka, ariko kubyiyumvisha byamunaniye. Ubwo umugabo yitagaza yirukanka ati Suwani ndagufashe sha, ndagufashe, nagukaciye wowe, nagufashe kaci. Umugabo nicyo kintu arimo aragenda yibuka iminsi yabo, ukuntu byabaga ari neza, mama ndetse na papa. Ikirenzeho n'umwana wapfuye nawe agihari. Ariko ubu ngubu ukuntu bimeze nta kumera neza. Ubwo umugabo yatangiye kuba yagenda yibuka iminsi yabo, ukuntu yabaga arimo arakina n'umwana, amubwira atakira, ndakurisha kirakuriye, ngaho iki nicyo gihe cyo kuba waryama mwana wanjye, ngaho ryama, reka tuzasubire ku munsi w'ejo ugiye kuba wajya ku ishuri. Umwana agatangira kuba yavuga ati se mama, papa, basi wenda mama nukubera icyo batari kumwe natwe buri gihe, ngo tumarane n'akandi kanya gatoya nijoro. Buri gihe aba yagiye, ariko papa akamubwira ati oya, icyo uzajya ukenera ujye ubwira papa wawe, mama wawe bari mu kazi, aba akeneye abarwayi kuba yabavura, kuko mama wawe ameze nk'Imana. Reka mbe nagusomera agastori cyangwa se agakuru k'uyu munsi mbere y'uko uryama. Ndagatangira kuba yavuga ati papa, ni wowe papa wa mbere kuri ino si, yarurema uri umupapa mwiza, ni wowe papa wa mbere. Ubwo mwana nyine yatangiraga kuba yakishima abwira papa we ati ni wowe papa wa mbere kuri ino si. Ubwo bagatangira kuba bishimye, ari umuryango wishimye unezerewe, umugabo ndetse n'umwana. Ariko ubu ngubu umwana yagurutse, yagiye, yamenutse, ntawe ukiri kuri ino si. Ubwo umugabo yatangiye kuba yabitekereza byose akabyibuka. Ibintu birababaje, ibintu biracanganye, ibintu birababaje inshuti yanjye. Ariko kuri ino si ibi bintu ntabwo wamenya ukuntu wabisobanura. Nanjye ubu ngubu ndimo ndareba ino nkuru, amaguru nayamanitse hejuru, kuko ibintu ndimo ndabona aha ngaha ni ubwa mbere mbibonye, kandi wasanga ari uwo bibaho cyangwa se ari aho byabaye. Ariko ndimo ndareba ino nkuru, agahinda kanyishe mwa bantu mwe.
amabere arimo arikora ntonsa nako ntayo ngira. Ubwo nuko nguko aho hari uwaje atangira kuba yavuga ati dore ibyanyu nabizanye Mr. Duwani we, dore bimwe wambwiye kuba nabishyira muri ka kabogisi k'umwana wawe akunda cyangwa se yakundaga. Namajije kuba nashyiramo ryavu, narishyize muri ka kabogisi umwana wawe yakundaga. Niho narishyize umugabo disi yahogoye, agahinda kamwishe, byamurenze ariko nga kabogisi k'umwana we yakundaga niko bashyize iryo vu, nk'ikintu nyine cyo kuba bashimisha umwana nyine wagiye. Abantu nyine niko duteye, nyine tuba tugomba kwiyumvisha ko uwagiye n'ubundi akirimo aratureba. Umugabo disi yarabibonye, dore ngo biramukora ahantu anayaraho, ndetse na musaza w'umugore wabo cyangwa se w'umugore we nako nawe araho ngaho. Umugabo nuko nguko yatangiye kuba yahaguruka ngatangira areba ivu ry'umwana we, barishyize mu kabogisi umwana we yakundaga niko barishyizemo. Ariko umugabo arababaje, umugabo arababaye, ibintu byamucanze byamurenze. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati zana reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, kano gakuru kari kugukora ku mutima, kari kugukora ku bwonko. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yafata akabogisi k'umwana we, umwana we yakundaga. Ubwo yatangiye no kuba yakibuka ukuntu byagenze. Kano kabogisi umwana barimo barakamuhereza, ubwo agatangira kuba yabwira papa we ati kano kabogisi ndagakunda kubera ko ari mama wakampaye, ndagakunda cyane mu bintu byose biri hano mu nzu, niko kantu nkunda kuko ari mama wakampaye. Umwana disi yabibwiye papa we, rero ni nacyo cyatumye papa wavuga ati ikintu umwana wanjye akunda ni kano kabogisi, rero kagomba kuba kajya muri novu, nta handi hantu rigomba kuba ryajya, ni muri kano kabogisi. Rero umugabo bahise bamuhereza ivu riri mu kabogisi. Nta kindi kintu yakoze usibye kuba yagenda gake gake itayari. Dore nuko nguko yagiye arimo aratekereza, ibitekerezo ni ibitekerezo, ibintu byamurenze, ibintu byamucanze, amazi yarenze akanogo. Ese ari wowe wakora iki? Ibino bintu birimo birabaho, ari wowe wakora iki? Nge ko biba byancanze byandenze. Dore umugabo amarira, agahinda, noneho we yakise ngo yashatse, wakabaye muri iruhande arimo arabimukoza, ariko akamubwira ati shwi sindaza. Ubwo akamuririmbira za ndirimbo ati sindaza. Ariko umugabo nyine nicyo kintu ikirimo kiramubabaza. Ubwo harimo aragenda hose, harimo araza, arimo aritegereza. Hamwe abana nyine ibaza kuba basohokana n'ababyeyi bakarya ibyicungo, nako bakarya iminyenga. Hano nanjye niho nakuriye, dore hariya niho nariraga sorida, ndi kumwe n'umubyeyi arimo aranseka ngo ibyo nabiririye hehe. Ubwo niko umugabo arimo aragenda yibuka ukuntu yabaga ari kumwe n'umwana, bagenda bahareba hano hantu hose. Umwana agatangira kuba yavuga ati papa, ubwo nyine uhita umenya icyo arimo arashaka. Umwana yatangiye kuba yagusifura, agatangira kuba yavuga ati papa, ndashaka kuba nazajya hano kuri Amisoni Park, mwibuke neza. Dore niho umugabo ari. None ikirenzeho ni naho wa mugore agiye kuba yazana na wa muryango wa Eze ndetse na Kwikwi. Ibyo ngibyo mubyibuke, ariko mwebwe mubikurikiranye gatanu ku kandi. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yavuga ati wowe n'uwitwara neza, ngewe reka nkubwire, igihe papa wawe nzaba ndafite akazi, hano hantu nzakuzana mwana wanjye, nzakuzana hano hantu muri weekend, nk'umuryango tubanze twenjoyinge turya isi, ibintu tubishyire ku rundi rwego mwana wanjye. Nta mpamvu yo kuba ntagushimisha muri weekend, ngomba kuba nakuzana. Umwana agatangira ati sawa papa, ese wumva byenjuwe. Umwana disi yari yishimanye na papa we nawe agatangira kuba yavuga ati ngomba kuba nashaka amafaranga, umwana wanjye nawe nkamuhereza ibyishimo. Ibyo ntabonye nawe akaba ari ubibona. Nyine buri mubyeyi wese aba yumva ko ibintu atabonye umwana we basi yaba yabibona. Ubwo nicyo kintu nyine arimo aravuga. Ubwo nuko nguka nahahagaze hahandi disi yari yarasezeranyije umwana we kuhazana. Niba atarahamuzanye, niba byaragenze gute, isumbaze bishoboreka kuba ataramuzanye. Dore niho yazanye ryavu, atangira kuba yahatambagira, arimo aragenda avuga ati mwana wanjye swani we, ati sinigeze nuzuza indoto zawe, cyangwa se sinigeze nuzuza inzozi zawe, ariko basi wenda papa wawe nje ahangaha kuri uno munsi kugira ngo nuzuze inzozi zawe.
nze kuba nakuzuza ibyifuzo byawe. Hano uyu munsi nshaka kuba nakuzuza ibyifuzo byawe mwana wanjye. Uwo ni umugabo nicyo kintu yavuze, arimo arareba ka kabogisi akaba ari kabivugiraho. Ubwo ni ukuvuga ngo umwana yagiye, ibyo ngibyo atabimuhaye, atabimukoreye nk'umubyeyi, rero azanye ivu basi wenda kugira ngo muri we yumve ko nta kintu arimo arishinza, nta kintu arimo ariciramo urubanza ibyo yari yarasezeranyije umwana we basi ahazana ivu ari ryo abikorera. Ubwo ni uko nguko akiri aho ngaho, hari telefoni yamuhamagaye, yahise yitaba ati halo. Ubwo nyine baramuhamagaye yatangiye kuba yavuga ati halo, ndimo ndakumva mbwira. Ubwo niko batangiye kuba bamubwira ati niko ni wa mukiriya, ati wa mukiriya nyine aracyafite icyizere, ati wa mukiriya aracyafite icyizere ko mugomba kuba mwaganira ibyifuzo nyine cyangwa se icyo uri murifuza akaba yakiguhereza. Ubwo nyine uwo barimo baravuga n'umwe bagonganye, umwe wamugonzi, rero arimo aramubwira ati ngiye kuba nakohereza location ye, nako duhereze location baze kuba bahagusanga. Kugira ngo mubyuzuze undi agatangira kuba yavuga ati ngiye ntabwo nshaka kuba namubona, sinshaka kuba namubona, uwo mukiriya ntabwo nkeneye kuba namubona, ngiye mu ndeke mumpereza amahoro. Umugabo nyine yahise yiyama, yahise amubwira tumva nkubwire, ngaho uze kuba wamubwira ati saa 10 aze kuza duhurire muri Amisoni Park, niho nanjye ngiye kuba najya saa 10 aze kuba yaza ariho tuza kuba twahurira. Umugabo nyine yahise avuga ati saa 10 tuze kuba twahurira kuri Amisoni Park, ariho ibintu biza kuba byabera. Undi yasigaye ati halo, undi yakubye kare yamenutse yagiye, ariko umugabo aramubwira ati saa 10 uze kumubwira duhurire kuri Amisoni Park, kandi arabizi kari kano kagabo ka ezi ariko kabikoze yari ari kumwe n'umugore we ndetse n'uyu kwikwi. Ubwo nuko nguko bakiri aho ngaho, umugore ari kugenda abwira kwikwi ati wabibonye. Ubwo eza akiri aho ngaho nawe yahise abona telefone ati halo, imbwira ndimo ndumva, mbwira ndimo ndumva. Ubwo umugore nawe arategereje yateze amatwi yumva ibyo barimo baravuga. Umugabo yahise asekamo ntumbaze ngo asetse iki, yahise amwenyuramo avuga ati mbega ni byiza cyane ndabikunze. Uno mugabo asetse iki niba atari injajwa, ariko ntago ari injajwa. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati jawe we, amakuru atari ivumbi meza, ati ndagira ngo mbe nakubwira ati yemeye kuba twahura saa 10, yemeye kuba twahura. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati none yise ikintu kirenze ngo tuze kuba twahurira kuri Amisoni Park. Umugore atangira kuba yavuga ati iki niko avuze. Umugabo ati cyane niko avuze ngo duhurire kuri Amisoni Park. Ubwo umugore nawe ati mbega ukuntu bihuriranye, umugabo nyine yatangiye kuba yaseka. Uwo neze nyine bashaka kuba banagosiya ku mpanuka nyine yabaye, babe bagira ukuntu babyorosaho, batagira n'umwe baza kuba bafunga. Ubwo umugore yatangiye kuba yavuga ati rero tugomba kuba twaguma aha ngaha, urumva ari ibintu byoroshye, reka tube turimo turarya umunyenga n'umwana kwikwi, saa 10 turaza kuba twahura, reka tube twakina mwana wacu, ibintu tubishyire ku rundi rwego. Ubwo umwana nawe ati cyane tugomba kuba twakina, ariko mama ndashaka kujya kuri biriya byicungo, rwose ndashaka kujya kuri biriya byicungo nanjye nkikaraga nkarya isi nk'abandi bana. Ubwo umwana nicyo kintu arimo arabwira mama we, na mama akamubwira ati ntaribi, ngwino tugende mwana, niki twakwima, ngwino tugende. Ubwo nuko nguko eza araho, ariko ka eze nakanze nakagome, eka eze nakagome we. Ubwo nuko nguko karimo karagenda, kandi ukabonye nyine nyuma uhita uvuga ati uyu muntu yanaba pasiteri, ariko mu mutima uhita uvuga ati uyu nguyu ni icyegera cya Satani, ni umucuyi cyane. Dore wa mugabo nawe nuko nguko arimo araza inzira barimo baracamo, nawe nuko nguko arimo arahagenda, ariko yifitiye agahinda. Ibintu arimo aravuga bikeya, cyangwa se amagambo ni makeya, nta kintu cyo kuba yavuga. Nawe ari we wabyumva, nako ari we wamwumva. Uyu mugabo arababaje, uyu mugabo arababaye, ibintu biba byamurenze, amazi aba yarenze akanogo. Ubwo niko yatangiye kuba yareba umwana we akiyumviramo, arimo aramubona nyine barimo baraza aha ngaha, nyine agatangira kuba yavuga ati papa, uyu munsi wa mbere wanzanye aha ngaha ni ukuri ndawukunze. Disi dore umugabo nyine arimo aragenda abona ukuntu byakagenza umwana we, iyo aza kuba yamuzana hano muri Amisoni Park akamujyana kuri biriya byicungo. Umwana rero yatangiye kuba yavuga ati rero ku munsi wa mbere reka njyemo hariya mu cyicungo. Umugabo nicyo kintu atangiye kuba yatekereza, akiyumvisha ko nyine umwana aricyo kintu yakamusabye. Ku munsi wabo wa mbere aribwo baje aha ngaha, nyine ubwo ngubwo arimo arabyimajina anafite ivu. Icyagiye bari baciyeho, wenda reka mbasubizeho inyuma gatoya, icyagiye bari baciye hanze
Inyuma nyine babona ibyicungo, umwana arabyifuza, ubwo mugabo amubwira ko bazazana muri wikendi. None umwana yapfuye, wikendi itari yagera basi ngo abe yanamuhamuzana. Rero arimo araza akagenda yibuka kiragiye iyo bakomeza bakinjira mwaha ikintu umwana yari kwifuza. Ubwo mugabo niko yaje nyine afata ka kabogisi umwana we yakundaga yahawe na mama we, agatangira kuba yakareba. Ubwo mugabo yagiye ajya mu byicungo, ibyo ntarimo arabyumva, ariko ikintu arimo aragenda abona, arimo arabona umwana we ari aho ngaho arimo aragenda serebura, yishima cyane. Nicyo kintu umugabo arimo aragenda abona, ari mu cyicungo umwana disi arimo arahindukira akamureba, akamwitegereza, akareba papa we, akamureba disi akamusekera. Icyo nicyo kintu papa arimo ariyumvishamo nyine ko umwana ari cyo kintu kirimo kiramushimisha. Dore umugabo ari kure cyane mu bitekerezo, ntarimo arumva. Umwana akamuhamagara, ariko umugabo nyine bwo ari kure cyane mu bitekerezo, yareba akibuka neza kari akabogisi k'umwana afite kari mu ivu. Disi birababaje, biteye agahinda, birababaje cyane. Nawe ari we wabyumva, ari we byakubabaza. Ese ibi bintu biraherera he? Ibi bintu birarangira gute? Umugabo arababaye, arimo aranareba akabogisi akanarira. Ibintu birababaje, ariko nshuti yanjye, ibaza udakuye isomo muri ino nkuru. Guhemuka si byiza. Noneho se basi mu gihe uhemutse witwara gute mu gihe wahemutse? Sindi umujyanama, sinzi kuba nakugira inama, ariko kano gakuru basi reka twese twigisha isomo. Buriya guca bugufi nicyo kintu cya mbere, niwe mutima wa mbere ukomeye. Ubwo umugabo nuko nguko arimo arareba ibintu byamurenze, arimo arareba impande n'impande akabona umwana, kandi umwana yaramenutse, yaragiye kera, nta mwana uhari. Dore umugabo nuko nguko disi yaje kuba yakuzuza indoto z'umwana we. Yaraje aricara, biramurenga, biramucanga, atangira no kuba yagenda yiyumvisha nyine basi ariko ari kumwe n'umwana we, ari we yakabaye ateruye iyo baza kuba bazana hano muri Amusement Park. Dore nuko nguko barimo baragenda, gake gake nako niko arimo aragendana n'ivu. Ariko ndagira ngo mbe nakubwira, hano hejuru nabwo hari undi muryango uhari, cyangwa se n'ubundi hari iyindi miryango ihari, ariko ku rundi ruhande rwo hejuru dore abahari n'indi. Ikwikwi na papa we ndetse na mama we nuko nguko barimo baragenda nabo barya ubuzima, ibintu babishyira ku rundi rwego. Umugabo wa uyu nguyu jawo ari munsi, jawo ari hejuru, barimo baragenda birira ubuzima, ubona ko nta kibazo na gito yakiri aho ngaho. Byose Yesu yasize abikemuye, nta kibazo. Ubwo umugore nyine agatangira kugenda ahamagara ati kwikwi, wishimye uyu munsi urimo urawubona ute? Kwikwi ati kabisa uno munsi nakataraboneka, uraryoshye cyane uno munsi, sinzi ukuntu nakubwira uno munsi n'uwa danje. Ubwo umwana bakamubwira ati ngareba imbere, shoferi we twara. Ubwo na papa nawe yishimye, ibintu bwose ubona ko bo nta kibazo na gito yakiri aho ngaho, ibintu byose bo Yesu yasize abikemuye. Ariko hasi hari undi muntu wifitiye agahinda. Mw'abantu mwe, ibintu birababaza. Hasi hari undi muntu wifitiye agahinda, abandi barimo bararya ubuzima, ibintu babishyize ku rundi rwego, ariko hasi hari undi muntu wifitiye agahinda. Ubwo amasaha yagiye yo yihirika, umugabo ndetse n'umwana n'umugore bakagenda birira ubuzima. Dore hirya umugabo nuko nguko yicaye, wasanga atarimo aranababona bitewe n'agahinda. Umugore nuko nguko aciyeho, ibyishimo byinshi birimo biratuma batanabona, byabahumye amaso. Dore umugabo nuko nguko yicaye hirya, nawe ari poze, ari kure cyane, nta kindi kintu arimo aratekereza umwana we, ukuntu bakabaye bari hano barimo bararya isi. Ubwo nuko nguko ku rundi ruhande dore umwana, papa ndetse na mama. Ubwo niko umwana yatangiye kuba yavuga ati mama, papa, murebe ukuntu hano hantu ari akataraboneka, hano hantu ari heza cyane. Umugore nawe ati tunde, ibintu byose bimeze neza, we ntukagire ikibazo, ntukagire shida, ibintu byose bimeze neza cyane. Ubwo nuko nguko bo babyishimiye, ibintu babishyize ku rundi rwego, ibintu babishyize kure cyane. Umugore nyine we yataye umwana, azinga umwana aracyariho, kandi umwana yaraminutse, yagiye kera. None no kubimukoza, akugira umusazi nyine kumubwira ko umwana yapfuye, akugira umusazi, kandi nta n'ubushake agira bwo kujya yakumenya amakuru ukuntu ibintu bimeze. Icyambere yari kumwe na kwikwi, ndetse akaba ari kumwe na ezi, ibintu byose biba byakemutse, byabaye byiza cyane. Nuko nguko nyine we nta kindi kintu aba arimo aratekereza asibye kuba yakumva ko umuryango afite ari uwa kwikwi ndetse na ezi. Duwani we si umuryango we, ndetse n'uwo nguwo Suwani, ibyo ngibyo si ubimubwire. W'ikintu yumva neza ko kwikwi
ndetse na Eza ari bo muryango we. Ese mwabantu mwe mwakicaye mukareba kano gakuru koko, mukakareba mugakuramo inyigisho kano gakuru ko karimo karankora ku mutima gake gake. Ubwo nuko nguko ku rundi ruhande bose bari mu byicungo bimwe, bari mu binyamazungu. Ibi ngibi nabigiyemo, nako sinabigiyemo, ariko nyine ngiye ukuntu ndimo ndabona nyine biryoshye, ntago ari iby'abana gusa. Namwe bakuru mwakabigiyemo mukicundeba, nako mukicunda. Umugabo ariko arimo aragenda atekereza ati swani we, mwana wanjye swani we. Ubwo nuko nguko yaje nyine gufata inzozi z'umwana w'ibyo yifuzaga byose, ibasa bimwuzuriza umunsi. Ari kumwe n'ivu rye agatangira kuba yavuga ati papa wawe ndagukunda cyane mwana wanjye, ndagukunda cyane. Umubyeyi nyine kugeza naho arimo ararira, akareba akabogisi kari mu ivu ry'umwana we agatangira ati mwana wanjye ndagukunda, kandi nzahora ngukunda. Ni nayo mpamvu nakuzanye hano, cyangwa se ni nayo mpamvu papa wawe nakuzanye hano. Ubwo arimo arabwira ivu nyine ngo ni nayo mpamvu yarizanye ahangaha, kugira ngo mbe nakuzuriza inzozi zawe. Niyo mpamvu ureba neza mwana wanjye, dore reba, niyo mpamvu nakuzanye ahangaha mwana wanjye. Umugabo disi arababaye, afite agahinda, arimo arafata akabogisi akagafata neza, kuko nyine arimo aragafata nk'umwana we, n'ivu ry'umwana we riri mwaho ngaho. Ariko umugore we nawe disi ari hano hantu neza aho umugabo ari nawe nihari. Bose bari muri Amison Park, bose basohotse, ariko bamwe bari mu byishimo, abandi bari mu gahinda. Uba mu ibyishimo by'abandi ni akababaro k'abandi. Hoya ntago ari wo mugani, ntago ari uko bawuca. Bamwe iyo bababaye abandi baba bishimye. Umugabo rero arababaye, abandi barishimye. Dore kurira ntibyatinze, nuko nguko ikintu yahise akora ni ukuza gufata ka kabogisi akaza gutangira kuba yavuga ati mwana wanjye basi wenda reka nzi na bino bintu mbigukorera. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati dore reba, dore nkuzaniye bya bintu ukunda. Ubwo umugabo nyine yatangiye kuba yavuga ati bya bintu byose ukunda, yaba amasinakisi, yaba ibyo kunywa, byose ndabikuzaniye mwana wanjye, basi byose ndabikuzaniye. Nyine yatangiye kuba yavuga ati atazagira ikintu yishinza. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati nubwo mama wawe ataje kuba yakureba, ariko umenye ko disi nawe ahari yifuza kuba yakubona, ariko reka mpamubere nka papa. Disi umugabo si umuntu mubi, si umugome, si umuntu wikunda, si umuntu wangisha umwana nyine umubyeyi. Dore we arimo aravuga ngo mama we ntabwo yanze kuba yaza kukureba, papa ngewe ndi hano ndahamubereye. Dore undi nyine arimo aravuga, nuko nguko arimo araca, ubwo arimo aragenda avuga ati kwikwi bino bintu se wabikunze se? Undi ati nabikunze cyane mama. Ubwo akagenda ashimisha umwana, ashimisha uruzinga, abandi barimo barishima cyane. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati wakoze cyane jawo we, wakoze cyane kuba wemeye kuzana kwikwi, kuva mama wa kwikwi yapfa. Umwana wanjye ntabwo yaraherutse kuba yakishima, hari haciyeho igihe kinini rwose umwana wanjye atishima, ariko byose wabikoze. Undi agatangira ati oya, ingendeye ku mahame yanjye umwana rwose aba agomba kuba yakishima, kuko nanjye ndimo ndishima. Umugabo ari aho ngaho, inzira arimo cyangwa se ahari bishobore kuba ariho nzira nabo barimo, bw'abandi bakagenda bavuga ati kwikwi ngwino nkwereka ikindi kintu, hari ikindi kintu kishimishije nshaka kuba nakwereka. Umugabo nuko nguko yarebye, dore jawo ni nuko nguko arimo aragenda, ariko kureba neza dore ngarahagarara, ntumbaze ngabonye iki. Dore nuko nguko yarebye, kwitegereza neza dore ngaritegereza Duwani. Ubwo niko yahise atangira kuba yamagara ati Duwani su bite byawe? Umugore dore nyine agashiha, dore agahinda. Ubwo ngubwo ushobora kugira ngo cyangwa se akavuga ngo bamukurikiranye. Ubwo niko yaje atangira kuba yavuga ati Duwani su ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki urimo urakora icyangaha? Uwo ni umugore nyine, umugore nuko nguko ateye. Undi agatangira kuba yavuga ati si icyo ngicyo nicyo wakambajije? Urumva icyo ngicyo ari cyo kintu wakambajije? Umugabo nyine icyo kintu nyine yatangiye kuba yamubaza, agatangira kuba yamubaza ati ntiwigeze unaza no kuba wareba suwani base wo bwa nyuma, ahubwo umva ikintu urimo urambaza. Reba ibanza wirebera abo ngabo bose nibo mushaka kuba mwagumana mwembi, mukarya isi, ibintu byose mukabishyira ku rundi rwego, ariko utazi ukuntu ibintu bimeze. Nicyo kintu wifuza? Nicyo kintu urimo urumva urimo urifuza? Umugore ariko ntamenye icyo barimo baramubwira, Ubwo nuko nguko arimo arareba ati iki
uyu nguyu se arimo arambwira iki? Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati wirakara mushuti, none se ushaka kuba wakongera kunkubita nk'uko wankubise? Ushaka kuba wakongera kunkubita? Murabyibuka kwa muganga yaragiye kumukubita igipfunsi arakwepa ahita yigira nk'aho bamukubise. Ibyo ngibyo rero murabyibuka. Ubwo nuko nguko umugore yatangiye kuba yavuga ati eze ibu biretse araje kugusaba imbabazi, araje gusaba imbabazi. Ubwo niko yatangiye kuba yabwira ati duwani we rero reka mbe nakubwira, ntitaye ku bintu byose ukuntu urimo urabitwara, ndagira ngo mbe nakubwira tugabanye, wicunge neza. Sinzi ukuntu umutima wawe waje kuba wakangirika, ariko sinzi ko abagabo mwese ari uku nguko mutekereza. Sinzi ukuntu umutima wawe waje kuba wawuhindura, ariko sinzi ikintu cyaguhinduye. Wakagize ikimwaro kuri ibyo bintu ukuntu buri muratekereza. Undi agatangira ati iki? Ngira ikimwaro cy'iki? Urashaka ko ngira ikimwaro cy'iki? Ngira ikimwaro cy'iki ngewe? Kubera iki wakumva ko ngiye nakagize ikimwaro? Hari ikintu kibi nakoze se? Undi agatangira ati bitewe n'ifuhe ryawe no gufuha ndetse no kuba wavuga ngo kuba wenda utashobora kuba wakifasha umwana akanya gatoya naba ngiye ngo ugiye guteza ibibazo. Ibyo bintu byose nta kintu na kimwe bivuze. Ugashaka gupanga ngo nze ngo ahantu batwikira imirambo ngo kugira ngo mbanze ngo mpanike mu mutwe ngo njagarare ngo kugira ngo nyine umpangayikishe. None si ibyo ngibyo nibyo gisubizo icyo kugira ngo umpereze umwana cyangwa se kumumpereza nahangayitse? Unyumvire nyine umugore. Umugabo agatangira kuba yavuga atari ku bundi ibyo ni ibiki urimo uravuga ahangaha? Wa mugore ibyo bintu urimo uravuga ni ibiki? Undi agatangira ati ngewe nagabanyije imikino cyangwa se ngiye sinshaka kugumana imikino nawe, ariko ntabwo nshaka kuba nagumya gukina imikino nawe kuko ngewe na eze twamaje kuba twakora iperereza dusanga Suwani kuko ameze neza 100%. Twasanze Suwani ameze neza. Dore umugabo ukuntu arira. Agatangira kuba yavuga ati koko yakubwiye ngo umwana ameze neza? Mwongeye murabicekinga cyangwa se mwongeye murabireba musanga umwana ameze neza? Ubwo nyine arimo arabaza none umugabo kandi niwe wamwishe. Ariko undi agatangira kuba yavuga atari ku bundi ko numva uri umufunga mutwe, wabaye umufunga mutwe uri kwizima cyangwa se wagumye kwizima. Ubundi bite byawe umeze neza? Nicyo kintu ndi kumva kano kanya nakakubajije. Ibasi umeze neza? Suwani none se niba yagiye reka mbanze nkubaze, niba koko urimo uravuga ko yapfuye kubera iki waba uri hano? Waba urimo urakora icyangaha? N'iki kintu cyaba cyakuzanye ahangaha? Basi ko wakabaye urimo urita kuri Suwani ku mubiri we, wakabaye uza ahangaha muri Amusement Park. Undi agatangira kuba yavuga ati basi wenda icyo nicyo kintu nakamukoreye. Iyaba kiri ahangaha rero naje kuba nakuzuza inzozi ziwe, nicyo kintu naje kuba nakora. Undi agatangira ati iki? Waje kuba wakuzuza inzozi ze cyangwa urimo urankurikirana ahubwo ushaka kuba wakuzuza inzozi zawe? None se nifuhe umwana ahubwo ndimo ndibaza wamutsimbye hehe? Niye wahisha umwana? Ndi kukubaza duwani we, mbwira ahantu waba watsimbye umwana cyangwa se waba wamuhishe, kuko bino bintu ntibirimo birumvikana. Nk'abandi bagabo bose barashishikara bakikorera akazi iyo babonye abagore babo babagiye nako bagiye, ariko we ndimo ndatungurwa no kubona urimo urankurikirana. Undi agatangira ati ni kubikeka? Urimo urakeka ko ndimo ndagukurikirana? Ibyo ngibyo rero simbyitayeho, ibyo sinshaka no kuba nabimenya. Ariko reka mbe nakubwira ati ku munsi w'ejo ndagira ngo utegure dukore divorce impapuro tuzakorereho divorce. Ubwo umugabo nuko nguko yahindukiye. Umugore rero agatangira ati urongeye uzanye bya bintu bya divorce nanone? Ase ubundi urakeka ko ibyo bintu urimo urakora birimo biransetsa? Undi agatangira ati sinzi ukuntu birimo biruze kuba byagufana nyine, sinzi ukuntu uri buze kuba wabifata, ariko biteye uko ubikeka ariko uza kuba wabifata. Nge sinshaka kuba natekereza ikindi kintu cyangwa se simfite amagambo menshi yo kuba naterana nawe. Icyo nakubwiye ucyumve, ejo dutegure divorce. Kaci ubwo umwana nuko nguko yarebye hirya abandi barimo baratongana, ariba hirya abona akabogisi kari mu ivu. Runo rwana rurakubagana. Idore nuko nguko rwaje ruvuga ati ngewe hano ubu ngubu ntiwasanga harimo ibyo kurya we, abandi barimo baratongana. Undi akavuga ati yewe ibyo ngibyo nushaka unjugunye kure cyane, ariko ibyo ngibyo simbyumva. Uko waba urimo uramfata kose ngewe ntabwo ndimo ndabyumva cyane. Uko nushaka ufata ujugunye kure cyane, ariko divorce yo iwapi duwani we, sindimo ndabishaka. Ahubwo ndashaka kuba nagaruka mu rugo vuba. Dore cya cyana dore ngo kiraza kigafata ivu ry'uno mugabo. Undi akavuga ati ngo mu rugo se uracyahibukara? Uracyibuka aho urugo ruri?
kandi warabonye urugo rushyashya, urakibuka aho urugo ruri. Umugore nyine nuko nguko yarebye, ariko kiriya cyana kirimo kirafata ivu. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yavuga ati niko mwaretse kuba mwaterana amagambo se n'uwo mugabo, wamuretse kuba mwaterana amagambo nawe, eko n'ubundi ahagaze aho ngaho afite ibindi bintu arimo arirebera cyangwa se byamuzanye aha, ntago ari by'ubwo ngubwo arimo arakureba akakwibuka iminsi mwari mubanye, ukuntu ibintu byose byari bimeze. Ariko ibyo arimo arashaka, njye icyo nakubwira wa mugabo urimo uratera umwaku suwani kuko ntago yakishimira kubona ababyeyi bakora divorce. Reka suwani umwana wanyu ntago yabyifuza, ahubwo jawo we, uyu mugabo nta gaciro cyangwa se nta gaciro arimo arahereza urukundo rwanyu, ndetse n'umwana wanyu nta gaciro arimo arahereza umwana wanyu. Reka ikintu ashaka nuko adashaka kuba yababona mwese nk'umuryango mwishimye. Uyu mugabo namubonye, ubwo nuko nguko nyine cya eze cyatangiye kuba cyagenda kimwegera, kimushyiramo politiki, igake gake kikamwegera kivuga ati uno mugabo ntago abashakira ibyishimo. Namubonye jawo we, ahubwo ikintu cya mbere cyiza wakora, uno mugabo rwose kuba mwakora divorce ndabona bikwiriye, kuko nta byifuzo byiza yifuza. Ubwo umugore agatangira kuba nawe yavuga ati ndekura, ariko wowe ubu ndetse mbanze nkemure bino ubu ndetse. Ubwo umugabo nuko nguko yarebye, umugore nawe agatangira ati ngiye ibyo ngibyo simbyitayeho, nta kintu na kimwe nitayeho muri kano kanya, nta kintu na kimwe ndimo nditaho, ahubwo icya mbere ndimo nditaho ase duwani we, wibagiwe ko uri umupapa, urimo uribagirwa ko ufite umwana. Gute rero ushaka ko dukora divorce? Ahubwo ngewe ndimo ndakubaza suwani ari hehe muri kano kanya, mbwira ahantu suwani aherereye. Umugore nicyo kintu nyine yatangiye kuba yabaza, akamubaza ati se kutambwira wowe, mbwira ahantu suwani ari. Undi agatangira ati suwani ahantu ari ubu ngubu arimo arakureba, none se urashaka nawe kuba wamubona eko wakererewe? Undi agatangira ati ariko wagabanyije gukina nanjye, none se ndimo ndabikubaza ntabishaka cyangwa se ndimo ndabikubaza ntabikeneye? Mbwira, kuko ndimo ndashaka kuba nabona suwani nonaha, mbwira ahantu aherereye. Undi akamubaza ati koko urimo urashaka kuba wabona suwani urimo urashaka kuba wamubona nonaha? Umugabo nicyo kintu yamubajije. Umugore ati cyane ndabishaka nyine, nicyo utarimo urumva ndimo ndabishaka. Ubwo agatangira ati ndashaka kuba nabona suwani nonaha, mbwira ahantu yaba ari, ndashaka kuba namubona. Dore nuko nguko umugore nyine yamubwiye ngo arashaka kuba yamubona nonaha. Umugabo nawe disi ryafu twabonye cya cyana kirifata cya kwikwi. Umugabo nawe yaravuze ati urashaka kuba wamubona? Itegereza ngahakira ngwino urebe, dore nguriya suwani dore nguriya. Umugabo niko yatangiye kuba yamubwira ati dore suwani nguriya. Umugore nawe agatangira kuba yavuga ati ari hehe umwana, ari hehe? Ubwo nuko nguko yarebye, yamweretse inyuma akabogisi bagakuyeho. Ndatangira kuba yavuga ati si ibi bintu urimo uranyereka ni ibiki duwani we? Ihari inyuma hari ikintu urimo uranyereka gihari. suwani ari hehe? Iko ntarimo ndamubona, ari hehe? Ubwo umugabo nuko nguko nawe yavuze ati iki, reka ndebe. Ubwo nuko nguko yakebutse, gukebuka neza, dore ngarabura ibyo yaragiye kuba yamwereka, dore ngo byose arabibura. Agatangira ati iki suwani we, yewe suwani. Ubwo yatangiye kuba yararanganya amaso akavuga ati suwani we, uri hehe? Tayari dore nuko nguko yatangiye kuba yareba ahantu suwani yaba ari. Icya cyana gifite ka kabogisi. Ubwo yatangiye kuba yavuga turimo urakora ibiki we, urimo urakora ibiki? Iduru urwana ngo rurahindukira rukamureba. Undi agatangira ati reka have utangize. Ubwo yahise arekura ka kabogisi yari yanagafunguye. Idore hano hari mu ivu, idore ngo ivu ry'umwana ngo rirahita rimeneka, idore ngo ivu ry'umwana ngo rirahita rimeneka. Nyagasani, idore mwabantu mwe, idore ibara. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati hoya, dore icyana nacyo kigahita kikubita hasi ati mama we sikegari we. Ubwo niko mama we nyine yatangiye kuba yavuga ati kwikwi ibimeze neza. Umwana nawe ati mama we yarankanze. Ubwo niko undi yatangiye kuba yavuga turakora ibiki, uratinyuka kwanga umwana wanjye hari ikintu byakumarira? Undi disi arimo arayora ivu ry'umwana ati mwana wanjye suwani we, suwani. Ubwo niko yatangiye kuba yafata ivu. Umugore nawe agatangira atari urimo urakora ibiki duwa, urimo urakora ibiki? None ahita usaba imbabazi kwikwi, ugize vuba ahita usaba uno mwana imbabazi. Unyumvira umugore nyine gushira isoni ndetse no gushira ubwoba. Undi agatangira kuba yavuga ati niwe ndimo ndavugisha, ihagarika ibyo bintu by'ubugoryi urimo,
uvu usaba imbabazi. Ubwo yahise afata ka kabogisi arakajugunya, dore gufata ivu ry'umwana we agatangira kuba yarishinyagurira. Umugabo yatangiye kuba yavuga ati hoya, hoya. Dore umugore nyine yari yikozeho. Ibi ngibi nibyo bita gukungura, nibyo bita ubukunguzi. Ngo arafata ivu ry'umwana wabo akarijugunya akaritera ishoti. Undi nyine yatangiye kuba yavuga ati suwani suwani we, suwani suwani. Umugore yumva ukuntu umugabo arimo aravuga ati suwani suwani yanasaze, yataye n'umutwe, atangira kuba yavuga ati suwani suwani hoya, hoya hoya hoya, hoya hoya. Umugore akavuga ati uyu nguyu ubu ntiyasaze. Ubwo agatangira kuba yavuga ati niko ubundi bite byawe urimo uritwara gute, ndabona wacanganyikiwe. Ubwo nuko nguko undi arimo aracunga ku isaha, agatangira ati dore saa 10 zirageze, ahubwo wa mugabo ari hehe rwose ngo duhite tusaba imbabazi tugenda. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati wigira impungenge, ndabizi araza kuba yaduhamagara cyangwa natwe tumwihamagarire. Ubwo nuko nguko umugabo disi arimo arayora ivu, niwe barimo baravuga bagomba kuba bahamagara cyangwa nawe akabihamagarira. Akiri aho ngaho yahise abona telefoni vuba vuba avuga ati reka nze mbe nakumva urimo urampamagara. Dore nuko nguko yatangiye kuba yafata telefoni vuba vuba, ahita ajya kuri telefoni, ariko n'agahinda yatangiye kuba yavuga ati wimpamagara, ibyo byanyu byo kunegosiya ntabyo nkeneye, mundeke nifitiye agahinda, sinkeneye kuba nawe negosiya namwe. Abandi barabyumva ati iki. Ubwo undi nawe yahise atangira kuba yavuga ati abanyiciye umwana bose bagomba kuba bafungwa, wanyiciye umwana agomba kuba yafungwa. Itayari dore niko yahise akupa, ahita akomeza kuba yakiyorera ivu. Abandi ariko babyibaza ati iki, ibyo bintu urabyumvishije ra, ibyo bintu urabyumvishije. Dore nuko nguko abandi barebanye, bararebana ati iki, ibyo bintu turimo turumva se byaba ari byo. Umugore nawe n'amatsiko menshi n'amafemba menshi, dore nuko nguko yahise atangira kuba yakurayo telefone ati reka numve ibyo bintu se byaba ari byo. Dore nuko nguko yakuyeyo telefone ati halo. Ubwo wari uyahamagaye bahise batangira kumubwira ati ri utubabarire cyangwa se mutubabarire, wa muntu nyine mwari mugiye kuba mwakumvikana isumbazi yabyanze, ahubwo ngarashaka ko mujya muri gereza, ngo ntuza ngo eza ajya muri gereza. Nicyo kintu arimo arifuza ko eza ajya muri gereza. Kandi bano nyine babyumvishije n'umugabo arimo arabivuga. Undi agatangira ati iki, ibyo se ni ibiki? Ubwo niko rero yahise avuga ati ngiye kuba nabohereza nimero mu mwivugishirize mwebwe nk'ababikoze, kuko ngiye noneho ibyananiye kuba twakumvikana. Ubwo yahise avuga ati ntari bizohereze nimero tube twakivuganira. Ubwo eza arimo arabireba, ubwo barahemukiye abari impande uwo bahemukiye. Ubwo nuko nguko baboherereje nimero. Undi nawe yarazikopiye ahita azipestinga mwaho muri telefoni, kwitegereza neza. Yatangiye kuba yavuga ati iki, ibi ni ibiki? Ati sheri. Kumbe nyine nimero n'ubundi arazizi, kuzireba neza yahise abona ko ari iz'umugabo we. Rero atangira kuba yavuga ati nimero za sheri yahise azicishamo, asanzwe azifite muri telefoni n'ubundi ni sheri. Dore gukubitwa n'umutwe nako n'inkuba, yakubiswe n'inkuba hano aha ngaha, batagucunze urasara, batakurebye neza ubwonko buraturaga, nako ubwonko buraturubura. Ubwo undi niko yahise ajya kuri telefoni vuba vuba ahita afata telefoni ati hoya, ntago ari byo, ntago ari byo. Ubwo nuko nguko yahise afata telefoni, uwo bari bagomba kuba banegosiya nyine akabashyiramo imiyaga, abari impande cyangwa se abari imbere. Dore nuko nguko yamuhamagaye, undi yahise ajya kuri telefoni vuba vuba, yataye umutwe yacanganyikiye. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati njye nababwiye nta biganiro nshaka kuba najyamo, uwanyiciye umwana agomba kuba yafungwa, arafungwa. Ibyo ngibyo ngiwe nta kintu bimbwiye, simbyitaho, nta kintu na kimwe bimbwiye, afungwe. Undi yahise amubwira ati sheri. Umugabo nyine yarabyumvishije, barimo baramuhamagara ati sheri. Umugore we niwe muntu urimo uramuhamagara. Umugabo yari arimo aratongana asakuza cyane, dore ngo arahita afata feri agahita akebuka akareba. Yarakebutse ngo arareba, arakebuka arareba, aritegereza yitegereza uwo mugore. Dore nuko nguko yarebye, ibintu ahangaha biragucanga, ibintu hano birakurenga. Dore nuko nguko yarebye. Umugabo n'ubundi yari asanzwe abizi, ahubwo bano nibo batari babizi. Dore umugabo umujinya, dore icyitwa umujinya. Hano umuntu wamuhekenya, izuru karica, izuru karikuraho ukarijugunya. Dore umugabo amarira yazenze mu maso, amaso yazenzemwo amarira. Dore umugore nuko nguko arimo arareba. Undi yahise atangira kuba yavuga ati none se suwani ari hehe? Dore ikintu yatangiye kuba yamubaza, agatangira kuba yamubwira ati suwani ari imbere yawe cyangwa se
ari hano, ari imbere yawe. Ubwo umugore nuko nguko yarebye, umugabo yaramubwiye ati swani swani, ari imbere zawe, ari imbere yawe. Undi agatangira ati se ko nshaka kuba namubona, ndashaka kuba namubona. Umugore nyine yumvira imiteto, ngarashaka kuba yabona swani swani, kandi swani swani yapfuye. Undi agatangira kuba yamubwira ati Igo, urashaka kuba wamubona? Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati ndashaka kuba namubona. Dore tayari umugore nawe yumiwe, ibintu biramucanze, ibintu biramurenze. Tayari dore ukuntu umugabo arimo arareba akamubwira ati niko, umwana wawe niwe ushose umugeri, niwe swani swani ririya n'ivu ry'umwana wawe, umajije kuba washota umugeri. Umugore nuko nguko yarebye, dore ngo biramucanga, dore ngo biramurenga, ibintu byaramurenze. Dore eze nawe ari aho ngaho, ariko ibintu hano birababaje. Umugore nawe nuko nguko yarebye ati iki, nkoze iki, ibyo ni ibiki? Dore nuko nguko yarebye ibintu biramurenga, hano amazi arenga akanogo. Dore umugore nawe nyine yise atangira kuba yavuga ati oya, na telefone ihenze wayimpa, yayikubise hasi irameneka. Aka ngaka disi ukampaye, nakuvuga imyaka, nagushimira cyane. Dore nuko nguko nyine agatelefoni yakamennye, inzozi za bamwe, yahise yica inzozi za bamwe. Umugore atangira kuba yavuga ati iki, hoya, wapi ntago ari byo. Dore nuko nguko yatangiye kuba yamanuka, arimo aravuga ati ntago ari byo, ntago ari byo ibyo bintu mbwiye, ntago ari byo, ntago ari byo. Dore amarira atangira kuba yazenga mu maso. Noneho nyuma y'igihe arabyemeye ko umwana we yapfuye, ariko n'ubundi abyumvishije igihe cyarenze, abyumvishije igihe cyarenze. Undi agatangira ati niyo mpamvu ngiye nakubwiraga ngo uhore uze kureba basi unasezere ku mwana wawe, ariko ukabyanga. Ni nayo mpamvu nyine yabiteraga, ngira ngo basi uzarebe kuri swani swani bwa nyuma, ariko ntiwigeze ubikora, ntiwigeze ubyemera, ntabwo wigeze ubyemera. None mbwaho reba aho bikugejeje, reba icyanyuma, reba basi mureba ivu ryiwe, utamenya niba ari we cyangwa se utabimenya niba ari we. Dore umugore disi agahinda, dore agahinda ngo karamukubita, agatangira ati oya, bino bintu ntago ari byo, ibi bintu ntago ari byo, ntago ari byo, ntago bino bintu nabyizera ko byaba ari byo. Ubwo umugore nyine yatangiye kuba yakanga no kubyemera, ariko umugabo nyine we yatangiye no kuba yarira. Undi ati ibi ngibi ntago ari byo. Ubwo agatangira kuba yavuga ati rero impamvu nari nazanye umwana wanjye cyangwa ivu ry'umwana wanjye muri Amisoni Paka, nari ndimo ndagira ngo basi wenda nuzuze ibyifuzo bye, nari ndimo ndagira ngo nuzuze ibyifuzo bye bya swani swani, wenda nyuma na nyuma nuzuze ibyifuzo bye, nuzuze inzozi ze. Nicyo kintu nari ndimo ndashaka, nicyo cyatumye muzana aha ngaha cyangwa se nzana ivu ryiwe. Dore umugore yatangiye kuba yarira, agahinda karamwica. Hano nyine basi wenda amenye ko ibyo yari arimo araruhira byose bitari byo. Dore ngo aratangira kuba yayora ivu ry'umwana nyine. Nyuma na nyuma yatangiye kuba yakezera ku mwana we yapfuye. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yahamagara ati swani swani we, swani swani mwana wanjye. Umugore nyine yatangiye kuba yabyemera, ariko ibintu birababaje. Dore igihe yibukiye kuba yamenya ko umwana we yapfuye cyangwa se igihe agiye kuba yabihereza agaciro, yatangiye kuba yasaba imbabazi ati mwana wanjye umbabarire, ubabarire mama wawe, ubabarire mama wawe. None ikintu gitangaje, umwana arimo aritaho uriya kwikwi, nta nubwo ari umwana we, ni umubyeyi nyine. Mama we wa kwikwi yarapfuye, ariko yatangiye kuba yavuga ati ubabarire mama wawe, umbabarire mwana wanjye. Dore ngo aratangira kuba yayora ivu. Basi wenda ntago wamugirira nyine urwango cyangwa se ngo umuhane birengeje. Wenda nawe atangiye kuba yagira akenge, nta mubyeyi wanga umwana we. Yatangiye kuba yavuga ati mwana wanjye umbabarire. Ararira, yararize, atangira kuba yavuga ati umbabarire, umbabarire cyane mwana wanjye, umbabarire ndakwinginze. Dore kurira, dore amarira, dore amarira, dore amarira, dore amarira. Ariko dore eze arimo arabireba nawe, dore arimo arabireba. Eze twamubonye we ni umucuyi, ni umucuyi wa hatari, ni umucuyi wa danji. Dore nuko nguko yatangiye kuba yareba ukuntu umugore we arimo ararira, cyangwa umugore wabo arimo ararira. Ubwo niko yaje atangira kuba yavuga ati jawe wirira, tuza tuza wirira. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yamubwira ati tuza wirira, ati cyaba cyose tugomba kuba twabanza kuverifiya cyangwa se kumenya niba bino bintu koko ari ibya nyabyo. Unyumvire nyine eze ngo aratangira kuba yabidobya, ariko umugabo nyine arimo arabireba. Undi agatangira ati dore iri n'ivu,
rya swani riri impande yanjye ndarifite. Ariko umugabo nyine arimo aramubwira ati tuza tubanze tuverifiye niba bino bintu ari byo. Undi arimo aravuga ati ibi bintu bishobora kuba ari ibya fake cyangwa atari ibya nyabyo. Ibi bintu bishoboka kuba ari ibya fake atari ibya nyabyo. Dore akagabo katangiye kuba kavuga ati rero ibi bintu byibagirwe, ibi bintu ntuze kuba wabyibagirwa, ibi bintu bishobora kuba ari ibya fake. None se niba wibuka neza, wibuka ibintu kwa muganga batubwiye ko ibintu byose bagendeye nyine mu byo mu bitabo byanditsemo, batubwiye ko umwana ameze neza. Umwana ibintu byose bamwitayeho, nta kibazo na gito yafite. None kano kanya nibwo bihindutse se? Urakeka se ku bitaro biriya kodi zabo cyangwa se nyine inyandiko zabo urakeka zarapfuye? Cyangwa se ugiye kuba wakizera zino drama za duwani? Izi drama za duwani nizo ugiye kuba wakizera? Wange kwizera ibyo ku bitaro. Unyumvire nyine umugabo dore gutangira kuba yabisubiza rudubi, agatangira kuba yavuga ati none se kandi batubwiye ko nyine umuntu twagonze ari we w'uyu nguyu. Undi agatangira ati jawe banza utekereze witonze, itekereza witonze. uno mugabo ibintu byose ashobore kuba arimo aradukina wowe. Hari ikintu utazi, kuba batubwiye ntabwo baraduhereza amakuru neza. Icyo baduhaye ni nimero, kuki udakeka ko banibeshye? Unyumvire nyine dore ukuntu atangira kuba yabisubiza rudubi, agatangira ati wasanga ari uko wari ufite nimero. Urebe neza, tugomba kuba twabyicekingira cyangwa twabyimenyera. Ibi byose ushobora gusanga atari nabyo, ibyo baduhaye nyine by'uwo twagonze. Ariko umugore nyine nicyo kirarimo arizera, akavuga ati basi se ari we twagonze, ari we twagonze. Umugore rero ari kure cyane mu bitekerezo, akavuga ati none se duwani yaba koko arimo arabeshya? Yaba arimo arabeshya? Hoya ntago yambeshya, nta nubwo byaba bigiye kuba byahurirana n'ibyo baduhaye hariya nyine mu bashinzwe mu bagongana cyangwa se abashinzwe nyine igongana ryo mu muhanda. Undi akavuga ati cyane nanjye nuko nguko nakabaye ndimo ndatekereza, ariko ntago nagatekereje ibyo bintu mu gihe ndi kumwe na duwani umuntu wahereye kare arimo aratugendaho. Ibitekereze neza, uyu nguyu arimo aratugendaho. Ntago ibi ngibi ari ukuvuga ngo nuko abishaka, arimo aratugendaho usumbaza ibintu arimo arashaka. Ariko duwani agatangira ati we waretse. Umugore ari kure cyane, agatangira kuba yavuga ati none se bino bintu ntago urimo urabyumva wowe? Ibi bintu ntago urimo urabyumva? Ibanza urebe, ibimenyetso byose birahari, birimo birabigaragaza. None kuki utarimo urabyemera? Undi agatangira ati ibimenyetso? None se ngewe ndaza kuba nakubwira gute? None se nkubwire ko atari nge wari utwaye? Nababonye abantu nari ntwaye cyangwa se abo nagonganye nabo, ntago ari uyu nguyu. Namwiboneye mu isura yiwe cyangwa se namubonye amaso ku maso. Uyu ntago ari we, ntago ari duwani. Kandi noneho na swani ntago yari we yarari muri iyo modoka. Reka reko n'umugabo nukubeshya nuguhimba. Unyumvire dore ukuntu yahise abisubiza rudubi eze. Atangira kuba yavuga ati rero icyambere ahangaha tugomba kuba twakora, ugomba kuba wahaguruka ukaza ugahaguruka tukajya kuba twamenya koko niba ari ibyanya by'ubwo. Mugore agatangira ati koko wamwiboneye ntago ari duwani? Undi ati cyane ntago yari duwani, uwo twagonganye ntago yari duwani. Ndanarahira ku Mana ngewe idore eze ukuntu ari umucuyi, ngararahira ku Mana ntago ari duwani nyine bagonganye. None ngo nta nubwo ari swani wari uri mu modoka. Ubwo niko umugore nyine yise atangira kuba yavuga ati yego. Ubwo undi nawe agatangira kuba yavuga ati none se urakeka ko bino bintu ngewe mba ntabanjije kuba nakora iperereza? Uyu mugabo nukubeshya, ngewe namubonye kare ko bino bintu byose ari uguhimba. Rero ashobora kuba nyanga, aranyanga cyane. Noneho kumenya ko utagiye mu mahanga, yahise anyanga cyane, aranyanga. No mu maso uhita ubibona ko yanyanze, aranyanga cyane. Rero ikintu kindi cyamubabaje ni ukubona urimo urita kuri kwikwi. Ibyaramubabaje cyane, biramubabaza rero bino bintu byose arimo arakora. Niyo mpamvu arimo arabikora. Ariko ngewe wenda sinabyitaho cyangwa se ngewe ibyo ngibyo nta kintu na kimwe byantwara. Nk'igipfunsi wankubise nta kindi kintu byantwara, cyangwa se nta kintu byantwara nk'igipfunsi wankubise. Ubwo umugabo nyine ari ahangaha arimo aragenda ajajwa cyane. Ubwo nuko nguko umugore nyine yatangiye kuba yakisetsa, akavuga ati kumbi. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati kumbi tayari ibi ngibi byose ni imipangu yiwe. Dore nuko nguko yahise atangira kuba yafata ryava ahita risubiza hasi.
dore ngo ararimena. Undebere dore wari ugaruye icyizere basi avuga ngo umwana we wenda yanapfuye. Naryavuye se yongera risubiza hasi. Ubwo umugabo atangira kuba yavuga turakora ibiki? Niba icyo urimo urakora ibiki dore ryavu? Umugore yarisubije hasi atangira kuba yavuga ati duwani we, ujye ubeshya abandi, ujye ubeshya abo mungana, njye ntabwo ngana nawe, iyo mikino yibagirwe, reka urakeka se bino binyoma byawe nabyizera mugani? Nanjye narimbaye ikigoryi mpfa kwemera ibintu nk'ibi ngibi wari umbwiye kandi nta mpamvu yo kuba nabyizera. Undi agatangira ati kubera icyo utari murabyizera? Kubera icyo utari murabyizera? Kandi ndimo ndakubwiza ukuri. Kubera icyo utari murizera ibintu ndimo ndakubwira? None se kubera iki usanzwe utizera ibintu nakubwiraga se na mbere hose? Dore umugabo agahinda agatangira kuba yavuga ati impamvu utari muranyizera nayumvishije. Impamvu utari muranyizera ni ukubera ibintu byose akubwiye ko yabibonye. Niyo mpamvu utari muranyizera ngo kuko ibintu byose yabibonye. Umugore wari urimo urarira dore ngo arongera kugarura agatwenge ngo kubera ari kumwe nande na Eze amuhaye icyizere. Yatangiye kuba yamubwira ati byose ni ibyo ngibyo nyine kubera ko abikubwiye. Undi agatangira ati cyane ibyo Eze ambwiye nibyo, kandi we yarabyiboneye cyane. Rero mu bintu byose wambwiye nta kintu kizima na kimwe wigeze umbwira, nta kintu kizima wigeze umbwira mu bintu byose wambwiye, byose ni ibinyoma. Ubwo rero niko yahise atangira kuba yavuga ati rero tugende ku bintu byose twarabyicekinge cyangwa se twabirabimenye. Suwani rero tugende ku byo kwa muganga. Ameze neza cyane, ni muryerye, umwana ni muryerye. Umugabo agatangira ati nta kibazo rwose, niba ari muryerye nta kibazo, dore disi aryamye mu ivu ry'umwana we. Agatangira ati niba ariko kuntu bikeka, niba ari uko nguko bimeze, nta ribi, nta nubwo mbyitayeho kandi sinshaka no kuba nabyitaho. Rero nta kintu na kimwe bimbwiye, nta ribi. Uwo ni umugabo nuko nguko yamubwiye. Ahita areba ivu ry'umwana we disi. Birababaje, yatangiye kuba yavuga ati nta ribi, nta nubwo nshaka kuba nabigusobanura cyane. Undi agatangira ati byisobanura ubwawe, ahubwo ikintu ndimo ndakubaza, Suwani ari hehe? Suwani ari hehe? Ubwo umugabo yumvishe bakirimo barabaza Suwani dore gutangira kwitakisha umutwe. Atangira kuba yavuga ati umutwe uranyishe dore gutangira kwiryamishwa hasi. Umugore arimo arabaza Suwani ahantu yaba ari. Dore cya kigori cyahise kiryama hasi. Umwana atangira kuba yavuga ati papa umeze neza papa. Dore cya kigori nyine cyatangiye kuba cyakiryamisha hasi. Umwana nawe agatangira kuba yavuga ati umeze neza. Undi agatangira kuba yavuga ati meze neza kwikwi, meze neza cyane, ndi muryerye nuko numva agatwi nako umutwe undiyeho gatoya. Ubwo niko umugore yatangiye kuba yavuga ati yigo, mbega ibintu bibabaje, akira dore urebe. Ubwo wari ukeneye kuba yamenya amakuru nayo ntayamenye. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati cyangwa bitewe n'iriya mpanuka y'imodoka y'ejo bundi. Ubwo nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati ahari. Undi akamubwira ati none se Eze urimo uriyumva gute kano kanya, urimo uriyumva gute? Ubwo umwana yatangiye kuba yavuga ati mama, papa ashobore kuba ari buze kuba yamera neza, papa araza kuba yamera neza, aramera neza papa ndabizi, aramera neza. Ubwo umwana niko kuntu nyine yatangiye kuba yavuga ngo papa we araza kuba yamera neza. Ubwo umugore nawe nuko nguko yarebye, atangira kuba yareba, akareba akavuga ati kwikwi, ntugire ikibazo, ibintu biraza kuba byamera neza cyane. Ubwo rero akangira kuba yavuga ati papa wawe Eze araza kuba yamera neza. Agatangira ati Eze none se hari ikintu ukeneye muri kano kanya? Imbwira, reka nkujyane kwa muganga, reka tujye kwa muganga none aha ngwino tugende, tujye kwa muganga turebe ukuntu ubuzima bwawe buhagaze. Dore nuko nguko bagiye. Dore Eze nuko nguko yagiye arimo arareba, arakebuka. Iyi ngiyi yari imitwe, nta by'umutwe ntawe. Nuko nguko yakibutse agenda arimo arareba ndi. Yagiye arimo arareba Duwani arimo arareba utyo. Dore nuko nguko bagiye. Duwani nawe asigara aho ngaho. Umugore nyine yaragiye nawe ntiyabyitaho kuba yareba umugabo we. Dore ngo baragenda. Yafashe kino kigoryi cya Eze shanda cyanga buriya ndacyanga. Ariko mwangira iki se ko ngiye ntarema umuntu? Banambwiye ngo mureme sinabishobora, ariko nyine ndimo ndamuzira muri ino filime. Ubwo nuko nguko umugore yaje aho ngatangira kuba yamubwira ati tugendeye ku kuntu umeze cyangwa se mu bipimo twafashe
birimo biragaragaza ko umutwe wawe nta kibazo wigeze ugira cyangwa se nta kibazo wigeze ugira. Reka nta kibazo na gitoya umutwe wawe wigeze ugira, habe no kuba wakurya cyangwa no kuba wawunyeganyeza. Ubwo niko nyine ngo bari bamupimye, ariko umugabo nyine yari imitwe. Twabibonye ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati jawe, amufata akaboko, undebere nawe. Ibintu byose byari ukugira ngo amucikishe uriya mugabo nyine areke kuba yamenya ibintu byinshi. Yatangiye kuba yavuga ati jawe, ni ukuri wakoze cyane, wakoze ku bwa buri kimwe, wakoze cyane, wakoze cyane. Dore nuko nguko yatangiye kuba yamubwira ati wakoze cyane, ariko umugore nyine ntakamenye impamvu barimo baramushimira. Ubwo niko yamubwiye ati ngabo ndetse bundetse. Dore nuko nguko yahise amwiyaka, atangira kuba yavuga ati rega banza ujye kuruhuka, mbere na mbere taha ujye kuba waruhuka. Mfite abandi barwayi bankeneye bagomba kuba bakitabwaho, ngiye kuba nabitaho, ibanza utaha ujye kuba waruhuka. Ubwo nuko nguko nyine yahise amubwira ngo atahe ajye kuba yaruhuka, afite abandi barwayi. Undi nawe akavuga ati okay, nta ribi, ibintu ubwo bimeze neza. Tayari dore nuko nguko yarebye umwana we, atangira kuba yavuga ati rwana ruto. Ubwo nyine yahise afata umwana we amubwira ati kwikwi, tugende. Ubwo nuko nguko bagiye. Tayari umugabo ndetse n'umwana, umugore nawe asigara aho ngaho nyine ngo afite abandi barwayi agomba kuba yakitaho. Eze ndamwanga, nake eze ndi kumuzira. Ubwo nuko nguko yagiye abwira umwana ati kwikwi, papa wawe ndaza kuba namera neza, ibintu byose biraza kuba byamera neza. Ariko umugore afite ibintu byinshi, afite parapara, afite ibyo arimo aratekereza cyane. Ubwo nuko nguko nyine akiri aho ngaho yahise atangira kuba yakebuka ati niko nasi we. Ubwo undi agatangira ati yego muganga ari. Ubwo niri jawu yahise atangira kuba yamubwira ati mu minsi 3 ishize hari ikintu nshaka kumenyera, hari ikintu nshaka kuba namenya. Mu minsi 3 ishize hari ikintu nshaka kuba namenya. Umugore niko ndikuntu nyine yatangiye kuba yamubwira ati hano hari umwana witwa Duwani Suwani waba warageze aha ngaha. Ndebera undi yatangiye kuba yavuga ati reka nze ndebe. Tayari amadokima atangira kuba yayakuramo ngo abanza arebe niba koko Suwani yaba yarageze aha ngaha. Tayari atangira kugenda cekinga akantu gukanda, agenda areba mu bana bose bageze aha ngaha kwa muganga niba hari umwana bita Suwani waba warageze aha ngaha. Ubwo niko yahise amubwira ati oya, ntawe iryo zina rwose umbwiye ntariri mwaha ngaha, ntarihari. Ubwo niko yahise amubwira ati ntarihari, igendere rwose, ntawe yisubirire mu kazi. Ntawe. Umugore nawe yatangiye kuba yabyibazaho, akibazaho cyane. Undi akamubaza ati se kuri muratekerezaho cyane cyangwa se kuri murabitekerezaho cyane, hari ikibazo madamu? Undi yahise atangira kuba yavuga ati oya, bimeze neza kandi urakoze cyane, bimeze neza. Ubwo niko yahise yisubira mu kazi, amubwira ati nanjye ntaribi gire mu kazi. Tayari dore nuko nguko yahise agenda, ariko undi yakomeje arimo arareba mu madokima ari aho ngaho. Ariko hari izina murimo murareba risiribanze, hari izina risiribanze. Umuganga nayo cyangwa se umunasi yarigeze atangira kuba yavuga ati none se uyu murwayi ikasiribanze byaba bimeze gute ko mbona izina ryiwe risiribanze? Ibigaragare ko hari umuntu wari siribanze. Ibi bintu birakaze mwa bantu mwe. Ku izina hari umuntu wari siribanze ku buryo ritagaragara. Ubwo nuko nguko yahise avuga ati reka nze mbanze mpamagare, mbanze menye ibi bintu aho biva niyo birimo birajya, reka mbanze menye bino bintu ukuntu bimeze. Ubwo niko yahise afata telefoni vuba ngo abanze amenye bino bintu bimeze gute, ubundi bino bintu how are you. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati dogiteri Sheni we, none se hari ikibazo ko mbona hano muri historique hari ibintu narimo ndasobanukirwa neza hano by'abinjiye n'abarwayi binjiye n'abasohotse. Hari ikintu ndimo ndamenya kuri nomero waraye mu cyumba 307 ku gitanda cya 25, waba hari ibintu urimo uribukaho neza? Undi niko nyine arimo arabaza witwa Duwani Sheni nako witwa Sheni, dogiteri Sheni. Ubwo nicyo kintu nyine yasigaye arimo aramubaza niba yaba bizi aho ku rundi ruhande hari abahari. Gake tayari idora umugabo nuko nguko yaje kuba yashyingura hari, ariko telefoni arimo arayifata ubutitsa. Dore nuko nguko yahise afata telefone ati hallo
ntumbaze ngo ninde umuhamagaye. Batangiye ko bamubwira ati Duwani we, none se Shuwani yaba ari hehe ko atigeze aza hano ku kigo uyu munsi, ko atigeze aza? Hari ikibazo cyaba cyabaye? Disi ku kigo batangiye kuba bahamagara ngo babanze bamenye cyangwa se bamenye ukuntu bimeze, impamvu umwana ataje. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati umbabarire teacher, umbabarire mwarimu, umbabarire rwose. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yamubwira ati naje kuba namufata, ntago nigeze, cyangwa se naje kumukura ku kigo, cyangwa se naje kumukura ku ishuri, naje kuba namufata nyumvira kuba yabeshya ati ngati namukuye ku ishuri cyangwa se ku kigo. Umugabo nicyo kintu nyine yise avuga ngo yamukuye ku kigo. Unyumvire disi, umugabo ngarabeshya. Kandi umwana yabunaze, umwana yapfuye, anaya nawe arimo arabyumva. Dore nuko nguko ku rundi ruhande ninde urimo urahamagara? Jiao arimo arahamagara. Ku rundi ruhande arimo arahamagara, ariko telefoni nyine barimo barayivugiraho. Iyo batakubwiye ngo iri bize cyangwa se ntinacamo, ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati kubera iki Duwani ari bize? Kubera iki ari bize? Umugore nicyo kibazo afite, ngo impamvu Duwani ari bize, ariko akavuga ati ibyo ngibyo simbyitayeho, reka mpite njya mu rugo nonaha. Ubwo niko yatangiye kuba yakatsa akamodoka. Aho ngaho harimo harabera umuhango wo gushyingura. Tayari ubwo nuko nguko batangiye kuba bavuga ati Duwani we, wihangane rwose, wihangane ku byo wahuye nabyo, wihangane rwose. Nicyo gihe mbonye cyo kuba nakubwira ngo wihangane, ariko wenda nicyo kintu ntago narinzi impamvu waje kuba wafata umwana nyine ku kigo, ntago nari mbizi rwose. Wihangane. Ubwo ku kigo nyine batangiye kuba bamwihanganisha, bamubwira ati wihangane byagezeho. Abwira ku kigo yanga kuba yababeshya. Undi nawe atatangira ati nta ribi rwose, murakoze cyane. Ubwo nyine yatangiye kuba yabwira ku kigo ibintu ukuntu bimeze. Yarabibabwiye, dore mushiki nako musaza w'umugore w'uyu mugabo, dore nuko nguko ari aho ngaho bagerageje kuba bahamagara umugore, ariko ntago arimo arafata telefoni. Anaya ari aho ngaho, ibintu ntibimeze neza, ibintu birakomeye. Ubwo nuko nguko Anaya yatangiye kuba yavuga ati rero igenda abona cyageze, nicyo gihe. Ni nako kanya umugabo yararebye, disi arimo arareba ivu ry'umwana we, akareba akabogisi birimo cyangwa se akabogisi ririmo. Dore nuko nguko arimo arareba. Ibintu birakomeye, ntago byoroshye. Ubwo nuko nguko yarebye aho umwana bagiye kuba bamushyingura. Ariko mwa bantu mwe, ibintu uko bikomeye, ibintu birababaje, ibintu biracanganye, ibintu birarenze, ibintu ntibyoroshye. Ariko reba neza nshuti yanjye, niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo musaza w'umukobwa yatangiye kuba yavuga ati se none Duwani we, Jiao yaba abizi ko umwana tugiye kuba twamushyingura, ntiwanakamubwira basi akaza vuba vuba kuba yamusezeraho? Reba ku rupfu rwe, guturuka ku rupfu rwe ntago yigeze aza, none dore n'ubu ngubu ntago abizi. Umuryango ntashaka kudufata, buri kimwe. Basi we ntago wamubwira akaba yaza kuba yareba umwana we, eka ari mama wa Suwani basi akaba yahagera? Ntago wamubwira wenda we karimo aragufata? Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamubwira ati mugani ni mama wa Suwani, wamubwiye basi akaza kuba yasezera ku ivu ry'umwana. Dore yakoze impanuka, ntago yigeze abimenya. Umwana arapfa, ntiyigeze abimenya. Basi buka kari mama we, umuhamagara abe yahagera. Uwo barimo barahamagara cyangwa se uwo barimo barabwira ngo amuhamagare mu kanya bamaje kuba bakihurira. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yamubwira ati byibuke neza, uriya ni umubyeyi kandi ni mama wa Suwani, ibyibuke neza basi umuhamagare, igira impuhwe. Ubwo nuko nguko nyine bose batangiye kuba bamugirira impuhwe, ibagirira impuhwe. Jiao kandi Jiao ibyo ngibyo ntakeneye kuba yabyumva. Ubwo umugabo nuko nguko yabyumvishije, ariyumvira neza, arumva aravuga ati mugani reka mbe namuhamagara, nta mpamvu yo kutamuhamagara, reka nze muhamagare, ikizabe nzanywa umuti. Dore nuko nguko yafashe telefoni avuga ati reka nze muhamagare. Ubwo nuko nguko yahise afata telefoni, undi atangira kuba yavuga ati hallo Duwani we, uri hehe mbwira nonaha, uri hehe mbwira ahantu waba uri. Ubwo undi agatangira kuba yavuga ati nasubiye mu cyaro, ndi mu cyaro niho nasubiye. Undi agatangira ati wasubiye mu cyaro,
Iki ngo wasubiye mu cyaro? None se Suwani ari hehe? Eko nje kuba namufata yaba ari aho ngaho se nawe wamujyanye mu cyaro? Mbwira nkeneye kuba nabimenya. Nshaka kuba namufata uwo n'umugore nyine, nicyo kintu yatangiye kuba yabwira umugabo. Ati nshaka kuba namufata. Mbwira rwose niba ari aho ngaho, kuko nakubujije kuba wanjyanira umwana mu cyaro, none uramufasha umujyanye mu cyaro. Ase wowe bite byawe? Umugore nyine yatangiye kuba yabwira umugabo nabi. Undi akamubwira ati ariko ubundi bite byawe? Ntaribi wenda niba wanahamujyanye mbwira nze mwifatire. Kuko ibyo ngibyo ntago mbyitayeho. Twarabivuganye. Abana igihe nibazajya bamukenera ko bazajya baza kumureba. Urabizi ko tutajya twumvikana. None urifasha umujyanye mu cyaro. Reka mugabo wanjye, ngiye kuba nagarura umwana wanjye, ntago nshaka ko yaguma aho ngaho. Umugabo nyumvira disi yatangiye kuba yavuga ati icyo kintu nicyo kintu wumva wakambwiye? Nicyo kintu urimo urumva wakambwiye? Mbwira, urimo urumva ari cyo kintu wakambwiye? Ibanguka ntaribuze umufate. Igira vuba vuba umufate. Ubwo reka mbe nakubwira ati tugasoreza aha tuzakomeze ku munsi w'ejo. Ariko mbere yuko tugasoza, reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye. Iramutse yagushimishije, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace ni ku munsi w'ejo.